ntacyo nizeye mba nzi yuko igihe cyose abantu bishe data bakica mama n'abarumuna banjye mba numva yuko nanjye bazanyica ni uko bimeze. Kuba Karasira Aimable yapfuye ntago bikiri inkuru kuko nankurikiye kano kanya ayo makuru yazi neza ko Karasira Aimable yapfuye, ahubwo ubu ngubu ikintu gisigaye kibazwa ni kimwe. Karasira Aimable ko yarabizi neza ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu agomba kuba yasoje igihano cyiwe, nuko agasohoka akongera akisanga muri sosiyete y'abasivile yaharaniye kongera kwisangamo igihe kirekire aburana mu nkiko kugeza ubwo yakatirwaga igihano cy'imyaka cyangwa se igifungo cy'imyaka 5, nyuma akaza kubwirwa ko agomba kuzasohoka ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Ariko se nicyo cyatumye anywa iyo miti? Wibutse ko Karasira Aimable atari ikigoryi kubera ko n'umwarimu wigishije muri kaminuza, afite experience ku buzima ndetse n'ibindi byinshi, ku buryo yatayobeye ko iyo nkweye imiti myinshi ikwivugana cyangwa se ushobora kuguhitana. Kubera iki Karasira Aimable atigeze anywa iyo miti rero mu gihe cyose yamaze ari muri gereza, akabona kuyinywa nyuma yuko bamubwiye ko agiye gufungurwa. Karasira Aimable ubu tuvugana we n'umuryango wiwe wose barapfuye barashize. Twabonye mama agarutse atubwira yuko nawe yagize amahirwe yarokotse, mama azazanye ibintu ari kumwe na murumuna wanjye n'ubu tubana, ariko wagize ibibazo byo mu mutwe. Na nyina uriho, na se uriho, na muvandimwe we mukuru we cyangwa se murumuna we, niwe wenyine wari usigaye. N'uwari uhari yarapfuye nyuma yo kugira ibibazo byo mu mutwe, nanone akaza gusigara wenyine, ariko byaje no kurangira nawe apfuye. None Karasira Aimable urusigaye ari we muzima wo kubara inkuru no gushaka umugore wenda ngo abyare azasige n'abana, nawe arapfuye ubu tuvugana yamaze kwitaba Imana. Ni inkuru ibabaje ndetse no gutera benshi kurira. Karasira Aimable wabaye inshuti ya benshi, wabaye umwarimu wa benshi, yaganirije benshi, gusa nanone byaje guhindura isura ubwo yinjiraga muri politike, agatangira kuvuga yivuye inyuma, nyamara bari kuvuga bari kumwe nawe mu gihugu ku buryo kumugeraho byari byoroshye. Ahangaha ntabwo yigeze atekereza ngo amere nka Babaduramo n'abandi bagombaga kujya kuvuga ibyo bari kuvuga bari hanze y'igihugu. Karasira Aimable rero yivuye inyuma avuga icyari ku mutima cyiwe cyose, ashinja ubutegetsi bwa Kigali uyobowe na Perezida Paul Kagame kumwicira umuryango, avuga ko inkotanyi zamwishe. Atangira kugaragaza ibitagenda neza nk'uko we yabyitaga, sinjye bivuze no ko yabyitaga, nko yavuze ko mu gisirikare cy'u Rwanda ngo harimo ubwoko bumwe, harimo abandi badahabwa, ndetse kwinjira mu gisirikare n'ibindi byinshi nabuze kugenda ngarukaho. Ubundi Karasira Aimable upfanye n'umuryango we wose ukaba urimbutse, ukwa kundi ngo imiryango irazimira, yari muntu ki? Karasira Aimable se wamenye ko agomba kuzicwa, bikaza no kurangira bishyize mu bikorwa, akaba apfuye nubwo nemeje ko yishwe kubera ko bamaze gutangaza ko yiyahuye. Azize iki? Ko batangaje se ko yanyweye ibinini yarasanzwe nko kugira ngo bitume atuza mu mutwe, kubera ko yarasanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe, kubera ikibatamo kuntu ikibazo giyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye kurwara nk'uko babivuze namwe mwarabyumvise, ikibazo cya depression, diabete n'ibindi, ubu hajemo n'umugongo. Kuko Karasira Aimable yavutse umwaka wa 1980, yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda, yewe na kaminuza yigira mu Rwanda muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Karasira Aimable yaje kuba umwarimu wa kaminuza wigisha ICT. Nyuma yo gutangira kwigisha ICT mu mwaka wa 2010 nibwo yinjiye mu bijyanye n'umuziki, arangije yita Profeseri Niga. Iryo zina ryaramenyekanye cyane, abantu banishimira ukuntu yinjiye mu muziki kubera ko ari we muntu w'intyoza winjiye mu muziki wa hip hop, nyuma y'uko bavugaga ko abantu bose baririmbaga hip hop bari birara. Karasira Aimable ariko budakeye kabiri yatangiye kwikoma guverinoma y'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Kigali, atangira kubita bicanye mu buryo buziguye nta no guca ku ruhande. Agiye atangaza byinshi cyane, avuga ukuntu ababyeyi batishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo avuga ukuntu bishwe n'inkotanyi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, no kugeza ubwo yavuze ko nubwo rwose ababyeyi be bishwe ndetse n'abavandimwe bakicwa n'inkotanyi, kandi ngo n'ababishe nabo abizi neza ko bashaka kuzamwivugana. Bati mu by'ukuri ababyeyi banjye ntabwo bari abahutu ahubwo bari abatutsi, ariko ntabwo bikora ko bishwe n'inkotanyi. Karasira Aimable rero naho yashingiye ahakana jenoside yakorewe abatutsi, avuga ko habaye jenoside ebyiri kandi n'abandi bagomba kwibukwa. Ibyo ngibyo ndetse byanatumye hano yagaragaje ko mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse no mu kazi ka leta bamwe mu bahutu badahabwa akazi cyangwa se ngo binjizwa mu ngabo z'u Rwanda. Byari bigukururanga amacakubiri nk'uko babyise, no kugaragaza ko ubwoko bumwe buhezwa mu gihe ubundi buhabwa uburenganzira bwabwo 100%. Nyamara avuga ko
ngo ari ubumwe n'ubwiyunge no kungana mu kazi kose bikorwa n'inkotanyi. Karasira Aimable ayo magambo yagiye yatangaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ubwo ni ku ma YouTube channel agiye atandukanye, ndetse byanamukurura ibibazo byo kwisanga muri gereza ubuzima bwe bwose, ndetse ntabwo yari azi ko umunsi umwe ariho irangiriro ry'ubuzima bwe uzaba rirangiriye. Inkuru y'igitabo cyiwe yari yanditswemo Karasira Aimable ikaba irangiriye gutyo. Amakuru yatangiye gutangazwa n'ibitangazamakuru nk'igihe, Umuseke, Umuryango ndetse n'ibindi. Byari byanditse biti ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2026 igitangazamakuru igihe cyari cyavuganye n'urwego rw'igihugu ndetse rw'igororero RCS babaza kwirekurwa rya Karasira Aimable, gusa banababaza uko ubushinjacyaha bari bwajuririye gukomeza kuburana nawe. No kuvuga ngo rero ubushinjacyaha bari bwaraburanye, ariko buvuga ko Karasira Aimable igihano ahawe cy'imyaka 5 kidakwiriye mu gihe bamusabiraga imyaka 30. Karasira Aimable rero bamukatiye igihe cy'imyaka 5 yagombaga kukirangiza rero ku itariki 6 kubera ko yaramaze n'ubundi myaka igera kuri 5 ari kuburana kandi afunzwe. Ntabwo bahita batangira guhobara guhera kuri rimwe kugeza igihoya nabahita baburana cyagiye wamaze muri gereza. Karasira Aimable rero yari yiteguye kuba yataha nk'uko bivugwa, ndetse bavuga ko n'ubugenzacyaha cyangwa se n'urwego rw'igihugu rushinzwe igororero cyane cyane hari Nyarugenge yari afungiye igororero ryaho, ndetse bari bamumenyesheje ko uwo munsi agomba gutaha ndetse yanabyishimiye. Biravuga ko rero ngo mu igororero banze kumufungura, nyuma yo kwanga kumufungura rero ngo Karasira ngaharaka imiti nk'ibisanzwe yo kunywa, kanywa imiti myinshi cyane irengeje urugero, bireza kurangira rwose ngo ahise ajyanwa kwa muganga igitaraganya, nyuma yo kubona ko yahuje iyo miti myinshi cyane kandi ishaka kumugiraho ingaruka. Mu kumujyana kwa muganga rero n'umundi ni mu bitaro Nyarugenge, babanje kumujyana muri clinique aho ngaho n'umundi aho ngaho muri gereza, ariko biza kurangira Karasira Aimable ubuzima bwe bwese buhagendera nk'uko bivugwa. Bamwe bavuga ko ari umugambi mugari wo kuyitana Karasira Aimable, kwanga ko yakongera kugaruka muri rubanda, konya kugira ibyo yatangaza byiyunga n'ibyo abasanzwe bari nka Baturama n'ubundi batavuga rumwe n'ubutegetsi, badatinya gutuka ubutegetsi no kuvuga ibyo bashaka nta guca ku ruhande. Ubwo ni mu rwego rwo kwirinda rero ngo ibyo ngibyo ko byakongera kuza, ndetse bikaba byashobora kongera guteza impaka no gukurura ibindi bibazo mu Banyarwanda nk'uko bivugwa. Karasira Aimable rero n'umwe mu bari basigaye mu muryango wabo, ubwo umuryango wabo ukaba urashize burundu. Abantu benshi bari biteguye kumubona yongeye kugaruka, batangiye no kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye, ati se Karasira Aimable yarahindutse cyangwa se ntabwo yigeze ahinduka n'ubundi ibyo yavugaga bwa mbere nabyo yazagaruka kuvuga ku nshuro ya kabiri. Ngayo nguko nuko byagenze bya Karasira Aimable wabaye umwarimu, gusa ubu ngubu nyine tukaba tumubuza akaba atagihumeka umwuka w'abazima. Nyagasani amworohereze amutuza heza, kandi Nyagasani amwakire, badusuriza abavandimwe nyine bariyo, kandi twese ni inzira zacu twese, yaba yapfuye yiyahuye yaba yishwe, ubwo n'uwamwishe azamusangayo. Igihe nikigera niko isi imeze, ubundi twese tuyirimwe ariko tuzayivamwo umunsi umwe. Ku bijyanye rero n'ubuzima bwa Karasira Aimable nibyo ngibyo nakubwira. Ku bijyanye no kuba yarishwe byo nta makuru ahari. Amakuru nuko nyine bavuze ko yanyweye imiti, ariko nyine tukibaza ikibazo ni kubera iki umuntu yiyahura ku munsi we wa nyuma wo gusohoka aho yagakwiye gufungirwa? Kubera iki ibintu bitumvikana? Niwe wabibwira umwana w'imyaka 2 rwose ashaka kukubaza impamvu. Abandi bati ese iyo miti yaba yayinyweshejwe yaba yishwe. Abandi bati ni amayobera matagatifu nk'ayandi yanditse muri Bibiliya. Abandi bati twirebere bitureba, bitatureba tukareba hirya, sinjya nivanga mu bya politiki. Inansi bikiye kino kiganiro cyo kuri uyu munsi wa none, Nyagasani abahundagaze ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Njye mwumvaga nitwa Olivier, naho yitwa Exafu Info News, umuyoboro mugari kugezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tuzajya dukomeza kubana gatanu ku kandi, naho Imana ibarinde. Ariko mbere yo kugenda ndashaka kugira icyo mbasaba kimwe. Niba ari ubwa mbere warugeze kuri no muyoboro wa Exafu Info News, ujye ukanda buto yanditse subscribe cyangwa se waranayikanzeho mbere na mbere, ndagira ngo mushimire. Ariko nanone ntushobora kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga izo Instagram, Facebook, X, Twitter, hose ni Exafu Info News.